Mu masaha atatu ashize ibukavu nuko hari hameze abaturage bari benshi bateranye umutwe wa AFC 23 wari wabateranyije ngo ugira icyo ubabwira by'umwihariko umuyobozi w'uyu mutwe Corneille Nangaa yari yabasuye cyangwa se yabateranyije kugira ngo ababwire uko ubutegetsi bushya bwa 23 AFC 23 buhagaze ndetse n'icyo bugambiriye nyuma y'amasaha make cyane mu kanya gato gashize dore uko byahise bimera abaturage bahita batangira gukwira imishwaro. Aho nubwo bisasu byari bikimara kugwa mu baturage abagizi ba nabi bikekwa ko batumwe n'ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo barashe ibisasu mu baturage bari bitabiriye iyi nama ya AFC 23 muri kubibona ko abaturage bari benshi cyane. Ibisasu rero byaguye muri aba baturage nubwo hataramenyekana ababiteye icyakora hari kuvugwa abarundi ndetse n'ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yatangiye neza mu masaha y'isa 4 z'igitondo nibwo iyi nama yatangiye kuri uyu wa 27 Corneille Nangaa uyoboye ihuriro AFC 23 yahamagariye abaturage muri iyi nama yahamagariraga abaturage gushyigikira abarwanyi ba 23 mu rugamba barimo rwo kurwanya cyangwa se kubohora Republika Demokarasi ya Kongo. Nangaa kandi yasezeranyije aba baturage no kuvuga mu ijambo yabagejejeho akaba yabasezeranyije abaturage b'Ibukavu ko mu minsi 2 iri imbere abarwanyi ba 23 bazinjira muri territoire ya Uvira kandi ko ngo bazashyiraho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ni Corneille Nangaa wabitangaje hari aho muri iyi nama yari yahuje abaturage benshi cyane icyakora ntabwo yarangiye neza. Gusa tukiri ku byaranze iyo nama uko bigaragarira amaso muri aya mavideo nabashije kugenda nkura kuri ku ma social media atandukanye muri kubibona ko abantu bari benshi baruruvunga nzoka bari benshi baturutse hirya no hino mu bice bigize Bukavu baje guhikaze cyangwa se bazanye n'ubutumwa buhikaze abayobozi b'umutwe wa AFC 23 bahagarariwe na Corneille Nangaa ari nawe muyobozi wa AFC 23. Ubwo rero iyi nama yarigeze ku musozo nibwo ibisasu bigera kuri 3 byaturikiye hagati mu baturage benshi barapfa abandi barirukanka bakwira imishwaro nkuko muri kubibona muri aya mashusho. Ndetse Nangaa n'abandi bayobozi ba 23 barimo na Bertrand Bisimwa ntacyo babaye cyakora bikavugwa ko ngo aribo ibyo bisasu bya targetingaga aribo byari bije kwica ariko kubw'amahirwe ntacyo babaye icyakora abandi baturage bahaburiye ubuzima. Amashusho yagiye agaragara ndetse n'amafoto yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga nuko mu masangano y'umujyi wa Bukavu ahazwi nka Independence hagaragaye imirambo y'abaturage benshi biciwe muri icyo gitero iryamye hasi. Perezida rero wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa yatangaje ko iki gitero cyari kigamije kwica Corneille Nangaa nkuko nimaze kubibabwira haruguru nyuma yaho ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo bugaragarije ku mbuga nkoranyambaga ko bufite umugambi wo guhitana uyu Corneille Nangaa. Nabibutsa ko uyu Corneille Nangaa urukiko rwo muri Republika Demokarasi ya Kongo rwamaze kumuhamya ibyaha byo kugambanira igihugu ndetse kandi rwamaze kumukatira igihano cya burundu niba atari cy'urupfu ndaza kubarebera neza gusa yamaze guhamwa ibyo byaha n'urukiko. Ubu ngubu nababwira ko iyi leta ya Republika Demokarasi ya Kongo ibiri no kumuhiga ari mu bantu bashyiriweho impapuro zo gutabwa muri yombi numva narigeze kwibagezaho mu makuru yashize. Gusa uyu Corneille Nangaa niwe ngo ibitero bya targetingaga cyangwa niwe byari bigamije kwica. Ibyo rero bikimara kuba iryo sanganya rikimara kuba ubuyobozi bwa M23 AFC 23 bwahise bushyira hanze itangazo ryihuse cyane rivuga kuri ubugizi bwa nabi bwabaye ku baturage b'Abanyabukavu cyangwa ku baturage ba Bukavu. Uyu Bertrand Bisimwa ari nawe perezida wa M23 yagize ati kuri uyu wa 4 tariki ya 27 Gashyantare nyuma y'iminota mike inama ibaye ingabo z'umubisha zarashe ibisasu ku basivile bari bateraniye aho inama yabereye bitera urupfu ndetse n'inkomere nyinshi z'abasivile b'inzira karengane. Bertrand Bisimwa yakomeje agira ati aho ni mu itangazo ubwo M23 yasohoye niryo ndi kubasomera. Yakomeje agira ati twamaganye ubugizi bwa nabi bwa leta bwageze ku rwego rutihanganirwa. Ati mu minsi myinshi ishize leta ya Kinshasa yishimiye kurasa ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo ikoresheje drone mu bihe
by'ihagarikwa ry'imirwano kure y'ahabera urugamba. Uwo ni Bertrand Bisimwa. Amakuru rero aravuga ko i Bukavu abakomeretse ngo batwawe mu bitaro bikuru bya Bukavu kugira ngo bitabweho n'abaganga ndetse bahabwe n'ubutabazi bwihuse. Ni mu gihe kandi abarwanyi ba M23 nabo bahise bakaza umutekano wahaberaga iyi nama. Nuko nguko i Bukavu byifasha aka kanya, ibisasu bikomeje guterwa cyane biri kuvuga ko ari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko ikomeje ibi bikorwa kugira ngo bitagaragaza ko M23 ahantu hose ifashe ngo hagaragara umutekano. Ubwo rero niba ishaka kubinyomoza biri muri urwo rugendo, ariko kandi hakavugwa andi makuru yuko hari ingabo nyinshi z'abarundi zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashe FARDC, ingabo z'iki gihugu mu kurwanya umutwe wa M23. Akaba ari byo bikorwa barimo kugira ngo bahungabanye umutekano waho uyu mutwe wamaze kugaba. Icyakora ariko nk'uko Colonel Nanga yabitangaje, nuko ngo uyu mutwe utari bucika intege, ahubwo ugiye kwerekeza Uvira ariho hatahiwe gufatwa nyuma yo gufatwa kwa Goma ndetse na Bukavu. Uvira ngo nayo igiye gufatwa.